ntabwo tugituye mu masezerano ategereje ibizaba cyangwa se ibizasohora. Ndagushimira ko turi mu mwuzuro wari utegerejwe, we abahanuzi barebaga ngo turamureba ariko si ubu ngubu, uwo bibaza ngo se bizagenda bite, uwo batubanjirije bihanganye, bamwe bakanga no kubaka, bakavuga ngo ntabwo tugomba kubaka, bakaba amahema, babonaga inyubako idasanzwe, babonaga ubwiza budasanzwe bw'itorero, bakabigira amatsiko yo kubireba. Ariko ushimwe ko uyu munsi itorero ryawe turi mu mwuzuro. Nyemera uyu mwanya, kano kanya n'ubundi nta kindi turi kuganira, nta n'ikindi turi gufasha gusobanukirwa, ni agakiza kawe twahereye muri Kristo Yesu, twagawe rimwe kandi byiteka. Reka ubwiza bwawe buganze, kandi reka ineza yawe iganze, reka ubuntu bwawe buganze. Data wa twese, umwana wawe ugiye gufata umwanya ari cano, reka ineza yawe iganze kandi ubwiza bwawe buganze, mu izina rya Yesu Kristo wakoze. Amen, amen. You welcome. Amen, amen. Welcome, Pastor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesu cyane, dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Hallelujah. Nawe wanezererwa agakiza k'Imana ukavuga ngo hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise be to God, praise be to God. Amen, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana ko uyu munsi ibuduhaye kugira ngo twongere tuwunezererwemo. Iminsi yose dufite hano cyangwa se iminsi yose yo kubaho kwacu niyo kunezererwa agakiza k'Imana, kuko niyo ndirimbo yacu, niwo munezero wacu iteka ryose. So tugomba guhora tunezererwa agakiza k'Imana rero. Amen. Sinzi niba muri kumva neza, muraza kubinyereka kugira ngo turakumva kabisa kabisa. All right, Imana ibahereze umugisha. Hope ari kuvuga ibi bintu, yavuze ko tugomba gusengera bene data bari guca muri persecution, ariko nyine narindi kubitekerezaho kuva kare. Bene data, nagiye mbona baba pastor kuri social media zibapostinga, bari kwerekana ukuntu abantu bari kuba slaughtered, like mbese bari kugirirwa nabi cyane nyine. So numva nyine dukwiriye kugirira bene data umutwaro. Byanyibukije ari igihe nigeze kuba ndi gusoma, hari igitabo ndi gusoma, hari bene data bo muri Bangladesh baciye nabo muri persecution mu gihe cy'imyaka yashize. Ubutumwa bwiza buri kuza muri Aziya, hari hariho itorero rimwe, umuyobozi waryo nawe aba shocked n'ukuntu abantu bari kwicwa cyane, ariko yanditse akantu aravuga ngo sometimes nyine biragoye kubona amagambo umuntu yabivugamo cyangwa se isengesho yasenga, kuko nyine hari igihe biba biremereye umutima, biba biremereye umutima ku buryo nyine utabona isengesho usenga. Ariko ndashimira Imana yuko mu Baroma 8 harimo ijambo rimwe rivuga ngo niko n'umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu. Yesu ashimwe cyane. Niko n'umwuka wera adufasha no mu ntege nke zacu, niwe udushoboza, niwe utuyobora, niwe udufasha mu gusenga. No muri icyo gihe nyine cya persecution, bene data bari kurenganwa cyangwa se natwe turi kurenganwa, niwe udushoboza nyine akalayininga, akayobora imitekerereze yacu uko dukwiriye, umwuka wacu n'umwuka w'Imana uko dukwiriye gusengera bene data. Rero bene data, nimubona dufite amahoro, nimubona turi kumva ubutumwa bwiza nta kibazo, nta muntu ugucokoza, nta kibazo nyine gihari, ntukajye wumva nyine ari amahoro ahantu hose. Hari abantu nyine barenganywa kabisa, barenganywa ku buryo no kugendana Bibiliya bari icyaha. So rero Imana idufashe kandi mukomeze kubishyira ku mutima, dusengere bene data bari guca muri ibyo bihe nyine bitoroshye. So muri umugisha cyane, wenda Imana nidufasha tukaza kubona akanya
tumaze kuganira ku ijambo ry'Imana turaza gufata akanya twongere dusengere bene data. Amen. Amen. Turaza gufata akanya twongere dusengere bene data kubera yuko dukwiriye kugira bene data umutwaro nyine. Mana, turagushimiye kubw'akanya duhaye, turagushimiye ko uri umunezero wacu. Ibyo tuvuga si ibyo twumvanye abantu, si n'ibyacu twihimbiye, ahubwo ni umunezero twakuye mu byo waduhishuriye, ndetse no ku Mwuka Wera agenda atwigisha. Turagushimiye ko n'uyu mwanya uduhaye guterana kugira ngo tumanyagure, dusangire, tunezerwe, kandi twishimire umubyibuho mu bugingo kandi no mu mwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Reka umuntu wese uri hano kuri platform tugiye kugabana, mwami, anezererwe agakiza k'Imana, kandi Umwuka Wera arusheho kumishurira no kuduhishurira twese, kugira ngo buri muntu wese muri twebwe akomeze kugendera mu buntu bw'Imana nk'uko wabuduhaye, mu izina rya Yesu. Amen. Muri umugisha cyane. So nishimiye cyane kuganira namwe ku ijambo ry'Imana uyu munsi. Reka tuganire. Ndabakiriye mwese. I'm so excited kuganira namwe. Murabizi ko ntago ari kenshi nkunda gufata microphone turi kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko nanjye mbishimiye Imana ko mbonye uyu mwanya kugira ngo tuganire. So tugiye kuganira ku kintu cyitwa hari ikintu maze iminsi nibaza mu byo twaganiriye byose, n'abigisha bose badutambutse imbere. Imana ibahereza umugisha yuko bashinze urufatiro rwiza, ariko nayo ndi kwibaza ngo ese agakiza iyo umuntu amaze kukakira, what next? Ese iyo umuntu akarimo byo, what next? What should we do? Ni iki nyine umuntu agomba gukora? Ese no kukakira basi umuntu akicara akadamarara akaryoherwa, abati oh, it has done, Jesus has finished the work? Ni ibyo ngibyo gusa nyine, cyangwa ni ukumva inyuguti nyinshi, cyangwa hari ikindi kintu tugomba gukora muri ibyo ngibyo byose? So hari umusore umwe yakiriye impano y'agaciro gakomeye yahawe na se. So yari iri muri box kwa kundi bafunga impano, hanyuma iyo mpano yari irimo ibintu byose akeneye mu buzima, ariko amaze kwakira iyo mpano ayirambika ahantu ku isahani nyine, ahantu mu nzu muri salo, ahantu nyine yayireba. Hanyuma rero y'imyaka myinshi, se amaze gupfa, yagize amatsiko aravuga ati ariko ni iki data yampaye yansigiye muri iriya box ko ntagize umwete wo gufungura ngo ndebe? Arayifungura asanga harimo ibintu by'agaciro, ibintu bikomeye cyane atari yarigeze yitaho. Hari harimo imigisha myinshi cyane, nyamara atari yaritayeho, atari yarahaye umwanya wo gufungura iyo mpano nyine ngo abyakire, atangire abyinjoyinge, atangire abikoreshe. Hanyuma rero agira akantu gasa nko kwishyuza cyangwa umubabaro, atari ko kuki nangije imyaka yanjye yose rwose ntarafunguye iyi mpano data yampaye, nkaba nibutse kuyifungura aka kanya. So yicuje nyine ikintu cyatumye iyo mpano yarayakira akajugunya hariya akikomereza ubuzima. So rero impamvu nanjye mbabwira gutya, cyangwa se iyi nkuru ntoya, nuko n'agakiza nuko kameze. Hari abakristo benshi bakiriye agakiza pe, ariko ntibakuramo umusaruro. Sinzi niba mwebwe mubizi cyangwa mujya mubibona. Nta musaruro nyine, nta musaruro bitanga. Sometimes usanga abantu bari kwijujuta, bivovota as if nta gakiza nyine bakiriye. Rimwe na rimwe ugasanga ntibanabyumva ibintu by'agakiza bakiriye, ntibabisobanukiwe. Mbese basa nkaho bibereye nk'uriya muhungu wahawe impano akayirambika hariya akigira hariya, kandi umugisha se yari yarawushyize muri box imwe yarayumuhaye, ariko we ntabwo yateye intambwe kugira ngo afungure box ese yamuhaye kugira ngo arebe icyari kirimo imbere. So rero abantu benshi bakiriye Kristo ariko ntibakura muri Kristo. Sinzi niba icyo kintu mucyo. Kubera iki rero? Ni iki kibitera? Icyambere kibitera, biterwa nuko ntabwo bamenya
harimo hari ikintu hano abigisha bamwe muri twebwe bavuze cyo kutigishwa. Ntabwo bigishijwe, ntabwo bahuye n'abigisha beza, cyangwa se bakaba barumvise abigisha batabasunikira gufungura ya box bakiriye irimo impano. Ikindi, ntabwo bitaye kuri iyo mpano bahawe uburyo ari y'agakiza, uburyo irenze nyine, uburyo ari y'agaciro. So usanga bamwe iyo muri kuganira bene data pe bakiriye agakiza, bakijijwe, sibyo? Usanga bamwe bakubwira ngo bakunda gukoresha ijambo rivuga ngo ubwo nandi kurodinga nka story y'umuntu derutse kuganira. Okay, usanga nk'umuntu muri kuganira ukumva arakubwiye ngo iby'Imana ngo nta muntu bizanamo ubwenge bwinshi, ngo utangiye kubizanamo ubwenge bwinshi ngo urayoba. So iyo utangiye kumubwira iby'agakiza yakiriye, ibya ya mpano yakiriye, ukuntu ari nziza, ukuntu ari y'agaciro, atangira kukubwira ngo iby'Imana ntabwo umuntu abizanamo ubwenge bwinshi. Iyo ubizanyemo ubwenge bwinshi, aho kugira ngo ukure cyangwa se ubimenye, uragwa. Urumva biterwa n'iki? Ni rezilita yo kutigishwa no kutamenya agaciro k'ikintu bakiriye. Ariko nyine bituruka kutamenya cyangwa se kutigishwa neza. Abandi usanga bari kuvuga ngo ugume uko wahamagawe, ugume uko wahamagawe, ugume uko wahamagawe, ugume uko wahamagawe. Ugasanga nuko bamwe bakubwira, ukibaza ndaguma uko nahamagawe gute? Nandi kubitekerezaho ndavuga ni se, iyo umwana avutse aguma kugenda kamba, aguma konka ibere rya nyina, cyangwa iyo umwana avutse atangira gushyirwa ku biryo byoroshye, yamara kurya ibiryo byoroshye bakamushyira ku ntuzi, bakatangira kumuhereza ibiryo biri mixed, birimo intungamubiri nyinshi zitandukanye, then akagenda agera ku nyama, akagenda agera ku bintu nyine umwana ukuze ashobora gukanja. So rero ugatangazwa na mwene data wakiriye agakiza, wamenye Kristo, rwose pe yarakijijwe, ariko ukibaza kuri iyo mitekerereze yo kuvuga ngo ugume uko wahamagawe, ngo iby'Imana iyo byinjiyemo cyane uragwa. Ngo ugume uko wahamagawe, ngo iyo utangiye ngo gusobanura amagambo cyane, gusanga uri kuzanamo ubwenge bwinshi, ngo aho kugira ngo ubimenye ngo ukagwa. So rero ugasanga ntibamenye igiciro cy'impano bakiriye mu by'ukuri, bitewe no kutigishwa neza, bitewe no kutarekura imitima yabo, no kutemerera nyine imitekerereze yabo guhinduka. So rero usanga nyine basa nkaho bari stagnant, bari ahantu hamwe batamuvinga. Nibwo usanga nyine sometimes iyo umuntu rero ahuye n'ibintu nyine biremereye, hari n'igihe atangira gukoresha amagambo yo muri Bibiliya ayakotinga nabi, akamera nka Yobu ejo bundi aposo aherutse kutubwiraho, agatangira gusobanura Imana mu buryo butari bwo, cyangwa se ibibazo byose bimubayeho agatangira kuvuga ngo ese ngo ko Imana yabyemeye, ngo nyine nta kundi, ngo rwose ngo ntawayibaza impamvu ngo itume ibikora, ngo ubushake bwayo rimwe na rimwe burasharira. So ugasanga nyine turi gukotinga ayo magambo bitewe n'iki? No kutemera imitekerereze yacu gufunguka, cyangwa se bitewe n'uko batemereye ijambo ry'Imana kuba rightly divided mu buzima bwabo ngo bakure. So uyu munsi rero ikintu nshaka ko tuganiraho ni iki ngiki. Ndashaka ko tuganira ku ntego ivuga ngo, navuze ngo walk out your salvation, cyangwa se gusohoza agakiza kacu. Gusohoza agakiza kacu. Ariko mbere yuko tudivinga in, umva reka nkubwire, ngeyo nabwirije mbabona iminota iri kwihuta, sinzi ukuntu bigenda, sinzi namwe niba bijya bibabaho. Nk'ubu mvuze utuntu nka tubiri, niba ari ngewe uvuga amagambo menshi simbizi. Aho mbona iminota yagiye yirukanka koko. So rero reka tubanze twibukiranye ibi ngibi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira uwirarira.
umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo hari imirimo Imana yateguye twe dukwiriye kugenderamo, kuko turabo yaremye. Imana ishimwe cyane. Iyo mirimo se Imana yaturemeye ni iyihe? Duherutse kubona yuko aka gakiza twakiriye, icya mbere kadukoreye, twabaye justification, twabaye justified, twabaye justified. Habaye ikintu cyitwa justification, saved from penalty of sin. Twakijijwe igihano cy'icyaha, cyangwa se igihano cy'icyaha. Rero cyangwa se twaratsindishirijwe mu rindi jambo. Aka gakiza katuzaniye gutsindishirizwa. Ba bantu mbabwiye hejuru rero, iyo babwiye ngo waratsindishirijwe, wabaye justified, araguseka akavuga ngo natsindishirijwe ibiki. Sometimes nyine ugasanga ntago byumvikana. Rero ikindi cya kabiri twabonye, twasanze twarabaye sanctified, being saved from power of sin. Twakijijwe imbaraga y'icyaha. Imana ishimwe cyane. Twarejejwe. Wejo yabivuzeho, nuko gusa umuntu wese nateguye intro yanjye nateguye nashyizemo aka kantu. Ikindi habayeho glorification, will be saved from presence of this sin. Twahawe ubwiza Kristo afite nibwo natwe yaduhaye, ariko hari ubundi bwiza, Imana ishimwe cyane, hari ubundi bwiza tuzahabwa bwo hanyuma ejo. Reka mbibumbire mu ijambo rimwe, twarakijijwe, turi kwezwa, ariko tuzanakizwa. Twarakijijwe, turi gukizwa, tuzakizwa. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nshaka kubijyamo cyane, ahubwo ndashaka ko twihuta tukareba kuki. Ahubwo icyo nshaka kubabwira rero uyu munsi, iyo tuvuga agakiza, si uburyo. Impamvu nari mvuze ibyo bintu uko ari bitatu, ntabwo ari uburyo, ntabwo ari system. Ikindi ntabwo ari inyigisho, ntabwo ari theory, ntabwo ari amagambo nk'uko tuza tugasoma ibyanditswe byinshi. Sometimes bigora bamwe na bamwe. Hari n'igihe iyo uri kuganira nawe ugakotinga amagambo yo muri Bibiliya, arakubwira ngo reka ayo magambo yo muri Bibiliya ndayazi, vuga ibindi, reka tuganire mu buzima busanzwe. Rero aka gakiza yo turi kukavuga ntabwo ari systeme, si uburyo nyine agakiza agahabwamo, nta nubwo ari inyigisho. Agakiza ntabwo ari inyigisho, ahubwo agakiza ni umuntu. Iyo turi kuvuga agakiza, aba ari umuntu turi kuvuga. Iyo turi kwiga agakiza, aba ari umuntu turi kwiga. Imana ishimwe cyane. Uwo muntu nta wundi, ntabwo ari Emma, ntabwo ari Kariza, nta nubwo ari impano. Uwo muntu ni Kristo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Uwo muntu ntabwo ari umuntu usa, my goodness, ntabwo ari umuntu usanzwe, ahubwo uyu muntu tuvuga ni Imana yigize umuntu, my goodness, ni Kristo. Ntabwo ari systeme, ntabwo ari theory, ntabwo ari amagambo aya magambo dusoma, ahubwo ni umuntu tuba tuvuga. I hope you understand. Rero reka dukomeze twiganirire, turebere hamwe what does it mean work out your salvation. Gukorera cyangwa se gusohoza agakiza kacu bisobanuye iki? Nababwiye yuko tugiye kuganira kuri work out your salvation, cyangwa se gusohoza agakiza kacu. I believe ko turi kujyana step by step, mutaza kunshika nimuze gusigara. Amen, hallelujah. Amen. Iyo umuntu yumvise ngo work out your salvation cyangwa se gusohoza agakiza, agira ngo hari ikindi kintu azatanga abona agakiza, cyangwa se ni ugukora ibintu runaka kugira ngo Imana imuhereze agakiza. Turaza kukwifashisha icyanditswe cyanditse mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Mu kanya turagisoma, cyangwa Fred araza kukidropinga in box. Ariko
ikintu cya mbere nshaka kubabwira, not working for salvation but work out. Ikintu nshaka nyine kubabwira mwumva mu hano, it is not work out our salvation, it is not working for our salvation but work out. So ndaza kubisobanura hano. So, ntabwo twebwe tubona agakiza hari ikintu twatanze, ntabwo tugura agakiza cyangwa ngo dukorere agakiza, kuko Kristo yarangije byose, umurimo yarawusoje. Ahubwo ikintu twebwe dukora ndaza kukibabwira hasi. Ikindi kandi nshaka kubabwira muri iyi work out our salvation cyangwa se gusohoza agakiza kacu, ntacyo twakoze ngo Imana ibone ko cyangwa se igishingireho iduhereza agakiza, ahubwo yadukijije kuko ari umutunzi w'imbabazi. Iyo ubwayo ni agakiza, na niyo mpamvu yadukijije. Imana ishimwe cyane, kuko yabigambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe n'iki? Ntabwo tubiheshwa no gukora, ntabwo tubiheshwa no guhirimbana, ntabwo tubiheshwa no gutanga ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo tugahabwe, nta n'icyo twakoze kugira ngo tugahabwe, ahubwo icyo yakoze y'ubwayo yabikoze, yakaduhesheje muri Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ni ubushake bw'Imana kuduha agakiza, ni ubushake bw'Imana kudukiza, ni urukundo rwayo, ni ubuntu bwayo. It is faithfulness. So n'Imana yabishatse rero kuduha agakiza. Imana ishimwe cyane. So rero Imana niyo iduha agakiza muri twe imbere, twebwe icyo dukora ni ukugasohoza, ariyo work out ndi kubabwira, ni ukugasohoza. Rero iri jambo gusohoza bishobora kuba bikiri kuba cyane. Ni ukugendera mu byo yamaze kuduha kera cyane. Niba ubyumvise nako ubwo ngubwo turaza kubyumva. So uku gusohoza rero ni nk'uko, reka nifashishije urugero, nandi kwibuka story yanjye ya kera bantumaga kuvoma, ngatinda koko nkigira gukina n'abandi bana, nkaza nka saa 12 nagiye saa 3 z'igitondo. Ariko si icyo nshaka kubabwira, ahubwo uku gusoza nyine amazi babaga bantumye sinayasohozaga mu rugo kugiye. So uku gusoza ni nk'uko reka mbishyire muri ubu buryo, ni nk'uko wasanga umuntu amaze kuvoma amazi, ubundi wowe ukamutwarira cyangwa se ukikorera ijerekani y'amazi, akubwiye ahantu uri bujye kuyigira ute, kuyishyira. Si wowe wavomye ayo mazi, ahubwo wowe utwaye ayo mazi, kuko hari undi muntu wayavomye arayaguha, arakubwira ati yanjyanira uyanshirire hariya, aya mazi nyine uyajyana. Si wowe wayavomye, si wowe yakubokeye, ahubwo usanze hari amazi umuntu yavomye, arakubwira ati ntwarira rwose, anakubwira aho urayajyana. So ntabwo yakugoye akubwira ngo urajya gushaka aho uyashyira. Oya, yakubwiye orientation, ibintu byose yamaze kubitunganya, wowe icyo gukora ni uguterura ukajyana. Turi kubyumvikana gusohoza. Nibyo rero Yesu yabwiye abigishwa be kwiriba, basanze ari kuganira na wa Musamariya, arababwira ngo hari uwateye imbuto, hanyuma abandi baje gusarura. Yaravuze aba muri I think ari muri Yohana ibice 4. Yes, nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe oh my goodness, urumva ukuntu ibi bintu bimeze. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. So rero Yesu yarari kuvuga gute? Yesu niwe mubibyi, niwe wabibye imbuto, noneho twebwe turabasaruzi. Icyo gihe yarari kubabwira yuko ari we wabibye imbuto, ari kuganira na wa Musamariyakazi, imbuto y'ubutumwa bwiza ayibiba mu mutima w'uwo Musamariyakazi. Noneho irangije yera imbuto, wa Musamariyakazi aragenda ajyana ubutumwa bwiza yumvise, abujyana mu mudugudu. Abigishwa be rero nabo, kubera ko abigishwa wa Musamariyakazi yazanye abantu benshi,
amaze kubwiriza ubutumwa baje kumureba, hanyuma abari bo babakataringa. Rero Yesu niwe mubibyi, hanyuma twe tukaba abasaruzi. Niyo turi kuvuga ijambo ry'Imana, ntabwo ari twebwe dutuma imbuto imera mu mutima wawe. Icyo tuba turi gukora, tuba turi gusarura, kuko Kristo already yamaze kubiba. Turi kujanara. Rero reka twisomere rya jambo ryacu. Nuko Abafilipi 2:12-13. Rero ikintu nshaka kubabwira, ntihakagire umuntu wirata ngo urumva ngo njye nabwirije abantu ibihumbi bingahe, ngo I can preach, my God, my God, my God, my God, I can preach. Come on, we are all abasaruzi. Reka twisomere. Nuko abo nkunda, nkuko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi, kuko Imana ari yibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Imana ishimwe cyane. Iri jambo reka turiganireho. Ejo bundi nari ndi gusomera ijambo, nanjye mbanza kuba confused. Uku gutinya no kuguhinda imishyitsi, ni ukumva umutingito ukujugumije, ni kwa kundi umuntu arwara malaria akajugumira agatitira. Niko umuntu agomba kubikora, bigomba kugenda gute? Ariko when I was reading, hari ikintu namenye. Imana ishimwe cyane. Amen. Paulo ikintu yashakaga kubwira Abafilipi, ikintu cya mbere nshaka ko tuvugaho ni ubu bwoba cyangwa se uku gutinya. Musohoza agakiza kanyu mutinya. This fear mu Cyongereza, Freddy waba washyizeho mu Cyongereza ngo dusome. Yeah. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Reka tuvuge kuri ino fear cyangwa se kuri ubu bwoba. Ubu bwoba ntabwo ari ukugira ubwoba nyine nk'ubu bwoba dusanzwe tugira wenda nk'ikizamini cyegereje, nguko hari nk'igihe nk'ubu ngubu hari nk'abantu tuziranye hano, ubu ngubu batitiye bari ko bati byabakomeranye cyane, bari gutekereza ku bizamini. Urumva nka Kariza buriya kubera ubwoko bw'imiti yiga byamukomeranye cyane, afite ubwo. Ntabwo ari ubwo bwoba hano Paulo yashakaga kuvuga. Hano ubwoba Paulo yavugaga dusohoza, dutinya, duhinda imishyitsi, ubwoba yavugaga buvuga reverence cyangwa se respect. Bisobanuye ko ari ukubaha iyi mpano y'agakiza twahawe. Sinzi niba tubyumvise. Respect. It's the Greek word. Risobanura reference cyangwa se respect. Turi kujyana. Paulo rero yakoresheje iri jambo nanone mu Bakorino ba 2:7-15, arimo kuvuga ukuntu Abakorino bakiriye neza Tito. Yaravuze ngo umutima we urushaho kubakunda iyo yibutse uko mwumviye mwese, kandi uko mwamwakiriye mutinya, muhinda imishyitsi. Urumva harimo gutinya, harimo no guhinda imishyitsi. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero uku gutinya no guhinda imishyitsi ntabwo ari ugutinya yuko uzabura agakiza kawe. Ntabwo ari ugukora cyane, gutanga amaturo menshi, gutanga icyacumi cyinshi, utange n'icy'imbavu, ngo kugira ngo watinye, wagize ubwoba, wahiye ubwoba, ngo kugira ngo mu gitondo ngo Yesu naza ngo atagusiga. Oya, ntabwo ari ubwoba, ahubwo ni reverence cyangwa se respect, iyi mpano y'agakiza wahawe, kumenya nyine ikintu cy'agaciro wakiriye. Imana ishimwe cyane. Sinzi niba turi kujyana. Na Paulo ubwe yabyivuzeho ubwe, ari kuvuga mu Bakorino ba mbere 2:3, aravuga ngo nabanaga namwe mfite intege nke, ninya, mpinda
umushyitsi mwinshi. Uri kumva? Ntinya mpinda umushyitsi. Ntabwo ari ugutinya ko azabura agakiza, ntabwo ari ugutinya ko azabura ubugingo, oya, ahubwo yubaha, yitondera ibyo avuga, yitonda mu byo avuga n'ibyo yigisha. Imana ishimwe cyane. So nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu. Muri kumva kwa kubaha ntabwo yakoreshaga ubwenge bwe, ahubwo yavugaga ibyanditswe nk'uko Imana yabimuhishuriye cyangwa se Kristo yabimuhishuriye. Niko gutinya ahinda umushyitsi, adashyiramo ubwenge bwinshi. Hanyuma y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Imana ishimwe cyane. So rero uku gutinya rero no guhinda umushyitsi, fear and trembling, nk'uko twabibonye mu Cyongereza, ntabwo ari ugutinya kubura agakiza nk'uko nabibabwiye cyangwa se agakiza wahawe, ahubwo bisobanuye kubaha Imana, kubikora ubyitondeye kandi wicishije bugufi. Kubaha Imana mu gakiza yaguhaye ndetse no kwicisha bugufi. Imana ishimwe cyane. Rero uku gutinya no guhinda umushyitsi ni ukubaha no kwicisha bugufi, kwicishiriza bugufi mu gakiza wahawe, kumenya agaciro k'ikintu wakiriye. Imana ishimwe cyane. Uburyo tubwirwa gukorera agakiza kacu twubaha kandi dutinya, dufite kukubaha, dufite kubahiriza icyo twakiriye, dufite kugendera muri iki ngiki twakiriye. Reka tubivuge mu bintu nka bibiri. Icya mbere, ijambo ry'ikigiriki ryahinduwe ngo mukorere cyangwa se musohoza, bisobanura gukomeza gukora kugira ngo ibintu bigere ku musozo n'umwanzuro wabyo, cyangwa se tugere ku musozo n'umwanzuro w'aka gakiza. Imana ishimwe. Ibyo dukora twitonda kandi twumvira muri uru rugendo rwo kwera, ya sanctification twavuze hejuru. So rero Pawulo abisobanura avuga ngo bene data, sinibwira yuko maze kubifata. My God, ntabwo yibwiye yuko amaze kubifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma. Murumva ikintu Pawulo akora? Yubahiye impano y'agakiza yakiriye, akibagirwa ibiri inyuma, hanyuma agasingira ibiri imbere. 14 yavuga ngo, turi gusoma Filipi 3:13-14. 14 yavuga ngo ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. So rero urumva yuko atari ugutinya no guhinda umushyitsi ngo urabura ubugingo, urabura agakiza kawe, ahubwo ni ukubaha iyi mpano wakiriye. Imana ishimwe cyane. So uku gutinya Pawulo avuga hano rero ni umwifato uwizera akwiriye kugira mu gusingira ibiri imbere. Ibiri imbere se ni iki? So gutinya ko umutima wawe wagira kwishyira hejuru, ubwibone, kutubaha Imana no kutamenya ko ari Imana yera, isho ni icya mbere, kandi ko ariko. So rero natwe ni uko nguko tugomba kugenda tukabaho. Ibi bintu rero ntabwo tugomba kubyikoresha, ahubwo tugira umwete wo kwishyira Kristo nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Abaroma 12:1-2 niko havuga. Imana ishimwe cyane. Amen. So uku gutinya kandi rero byerekana ko tutishingikiriza kuri twebwe, ku ntekerezo zacu, tutishingikiriza ku kumenya, ahubwo twishingikiriza ku murimo Kristo yakoze. Imana ishimwe cyane. Kubaha umurimo Kristo yakoze, kudafata agakiza ngo ushake kukongeraho ibindi bintu,
kutaba warakiriye agakiza ariko ngo ushake urumva hari utundi tuntu ushaka kongeraho. Ntabwo ari uku nguku gutinya no guhinda imishyitsi Pawulo yavugaga hano. Ni ukubaha Imana muri Kristo Yesu, ukubaha umurimo no kwemera kugendera mu murimo Kristo ubwe yakoze. Kuko uretse muri Kristo gusa nta handi hantu dufite gukorera imirimo ngo Imana yishime. Nta handi rwose, nta kindi kintu twakorera inyuma ya Kristo ngo Imana igishime. Ntabwo wakwitwa umukiranutsi inyuma ya Kristo, hanze ya Kristo, hanze y'umurimo yamaze gukora ngo bikunde. Ukwiye kwitwa Abakorino 2:5-21 bavuga ngo iki? Bavuga ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana, hanyuma nawe ahinduka icyaha ku bwacu. Imana ishimwe cyane. So rero nta murimo n'umwe wagaragaza ko twubashye Imana tuwukoreye inyuma y'umurimo Kristo yakoze. Imana ishimwe cyane. So ntabwo ari twebwe dushaka imirimo yo kugenderamo muri Kristo Yesu, ahubwo twe dusabwa imitima yo kubaha no kwicisha bugufi yemera kugendera nyine muri uwo murimo Kristo yakoze. Imana ishimwe cyane. Yesu yabwiye abigishwa be 15 kandi arababwira ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. So now dukorera agakiza kacu twegera isoko nyakuri y'agakiza kacu. So ijambo ry'Imana aho rihindura imitima n'imitekerereze byacu, Abaroma 12:2, kandi tukaba muri presence y'Imana dufite umwuka wo kumenya no kubaha icyo twahawe rimwe gusa, bikaba bihagije rwose. Imana ishimwe cyane. Nimwifatanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. So reka turebe umurimo w'Imana n'imirimo twebwe tugomba gukora. My goodness, dore ya nota kandi iragiye. Umurimo w'Imana ndetse n'imirimo tugomba twe gukora turi mu gakiza, twibaza ngo Imana ikorana natwe ite iyo mirimo. Filipi 2:13 havuze ngo kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mwabibonye? Ntabwo ari mwebwe mwitera gukora ibyo Imana ishaka n'ibyo yishimira, ahubwo Imana ubwayo aka gakiza yaduhaye niyo kandi nanone iza ikanadutera gukunda no gukora ibyo yishimira. So turabafatanyabikorwa, Imana niyo idutera gukora ibyo yishimira. Iyo tuvuze ngo Imana ni urukundo, turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Imana ishimwe cyane. Hanyuma dukunda bene data kuko ariyo dukomoraho gukundana. So niyo idutera gukora ibyo yishimira. Imana ishimwe cyane. Kubwawe ntabwo wakunda abantu, ariko kubw'iyi mbuto y'agakiza wakiriye niyo kandi nanone ikwigisha gukunda, kuko muri yo harimo urukundo. Muri mbuto harimo urukundo. Imana ishimwe cyane. So niyo idutera gukunda kuko yabanje kudukunda, noneho niyo cyitegererezo cyo gukunda kwacu. Umwuka wera niwe uduha ubushake n'imbaraga n'ubushobozi bwo kumvira gukora iyo mirimo Imana ishaka ko dukora. So si twe tubyishakamo ngo today ngo ndi kumva urukundo rwinshi ku bantu. Ntabwo ari wowe ubyishakamo, ntabwo ari wowe ubyihingamo ngo uyu munsi ngo ndi kumva ngo nuzuye ngo ubuntu bw'Imana ngo ndashaka gutanga. Ntabwo ari wowe ubyishakamo, ni umwuka w'Imana uri muri wowe ugutera gukora ibyo Imana ikunda ndetse n'ibyo yishimira, kuko muri yo harimo gutanga, harimo ubuntu, harimo urukundo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. So iyo ufashe umwanzuro wo kugaburira abantu, gusengera abantu, kwikorera abantu imitwaro, kubazamura mu isengesho, ko bati uyu munsi ndi kumva mwene data Olivine arwaye ameze nabi, reka mugire imbere y'Imana, musengere, musabire mu izina rya Yesu, yakire ubuzima bwe bumererwe neza. Ntabwo ari wowe ubyitera, ahubwo umwuka wera niwe uduhereza gukunda no gukora ibyo Imana yishimira.
imirimo yose dukorera rero muri aka gakiza cyangwa se tugomba no gukora n'iy'Imana ikunda kandi yishimira muri twebwe ko dukora, kuko ariyo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo iyo yiteguriye kera isi itararemwa. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire ikindi kintu naje kumenya mu kanya ndi mu kajimu ndi mu gasiporo, nari ndi gutekereza ku ijambo ry'Imana mwitangirira ukuntu Imana yaremye ibintu byose hanyuma ikazanamo Adamu yaje asanga ibintu byose byamaze gukora, hanyuma Adamu ikintu yashaka inshingano yari afite kwari ugukorera ibyo Imana yamaze kugira ute gukora. That's how we work out our salvation. Imana yaduhaye agakiza kayo, ariko icyo twebwe tugomba gukora ni ukubungabunga, ni ukubaha, ni ugufata neza, ni ukugendera muri iyo mirimo Imana yamaze gukorera muri twebwe. Imana ishimwe cyane. God works in, we work out. Imana yakoze umurimo muri twebwe, tugomba kwita kuri uwo murimo. Means yaduhaye agakiza, yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Oh haleluya, reko satazamando ebele kozaramande. My God, ndafashijwe cyane. So Imana yakoze umurimo muri twebwe, itubitse umurimo ukomeye cyane w'agakiza, hanyuma kugira ngo Prophet Haru yarabitubwiye, hanyuma imaze kutubitsa umurimo itwohereza kunga Imana n'abantu. Nicyo yatubikije, n'iryo jambo ry'umwuzuro kugira ngo dutangarize abakene inkuru nziza, tubwire imbohe ko zibohowe mu izina rya Yesu. N'iryo jambo ry'umwuzuro tubabwire ko agakiza kabonetse kandi ko abantu b'Imana, haleluya, bababariwe kandi umukiza ariho ateze ibiganza. Imana iduha kumva twe tugahinduka. Imana ishimwe. God convince we repent. Sibyo? Imana iduhereza uwo mwete, hanyuma twebwe tugahinduka cyangwa se tugahindukira, niba ariko nabivuga. Imana iduha imbaraga, natwe tukumvira icyo imbaraga y'Imana iri kuduhereza gukora. God strengthens, we obey. Ntabwo twebwe twobeyinga for our own self. Sinzi niba icyo cyongereza kibaho. So how do we work out our salvation? Icyo cyongereza ndabizi ko kibaho, taza kunseka. So ni gute rero dusohoza agakiza kacu? Icyambere nshaka kubabwira, gusenga no kwishira Imana. Abaroma 12:1. Nagiye nkunda gukoresha amagambo amwe kuko ntago nashatse gushyiramo ibyanditswe byinshi. Reka tubivuge vuba duhite dusenga vuba. Imana ishimwe cyane. Gusenga no kwishira Imana. Abaroma 12:1 haravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, niko Paulo ari kubwira Abaroma. Aravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. So gukora rero ni ukwishira Imana, ni ukuba mu mwanya wo gusenga, wo gusabana na Data. Dore buri munsi turabararika ngo ni muze dusenge. Tuba tugira ngo muze dusohoze iby'agakiza kacu. Inshuti zanjye, nta wundi uzabikora. Si Imana ntabwo izava mu ijuru ngo izisohoze iby'agakiza yaguhaye. Iyo yaguhaye imbuto ugomba kuyihingira, ugomba kuyifata neza ukayuhira. So nahawe guhitamo niba uzabikora cyangwa niba uzamera nka wa muhungu natangiye mbabwira, wakiriye ibintu by'agaciro yarangiza akajugunya muri munoze muri tiriwari, akazabyibuka se yarapfuye, imyaka yaramutwaye. So Imana rero idufashe cyane. Icya kabiri, gusabana no kubaho mu ijambo ry'Imana. Inshuti zanjye, reka mbabwire, ijambo ry'Imana nk'uko nabibabwiye ntabwo ari system. Ibintu by'agakiza tuba tuganira si system, si theory, ahubwo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Oh my goodness, sinzi yamubyumvise. So rero bikorwa gute? Gusenga ubudasiba. Abatesalonike ba mbere 5:17. Tugomba kubaho ubudasiba dusenga. Mu minsi yashize twize dusenga ubudasiba. Kabiri, mu bibaho byose dushima Imana, kuko ari iby'Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Sinzi na turi kujyana. Nimukazimye umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi ntimugahinyure
ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza. Imana ishimwe cyane. So Mwuka Wera w'Imana nakuganiza akubwira ati fata ibihe byo gusenga, senga iminsi 2, senga iminsi 3, abana n'Imana mu ijambo ry'Imana, ujye wumvira, kuko niko dusohoza iby'agakiza kacu. Hari abantu rero bidamarariye baravuga ngo none se ko Kristo yabirangije byose, ngo sinzongera kwiyiriza, ninzajya naniyiriza, nzajya nirira, wana byose yarabirangije yo. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, ni wowe wigirira neza, ntabwo ari Imana uri kugirira neza. So work out your salvation. So iki Imana yakoze yagombaga gukora yaragikoze, yarakirangije muri Kristo Yesu, yaguhaye agakiza. So nahawe rero kugira ngo ukagenderemo, ugasohoze kugeza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. So Zaburi 119:105 haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. So uko niko tugendera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritubera umucyo ahacuze umwijima. Amen. Muri iyi minsi hari umwijima wabonaga, ba mu ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi wumvaga umutima wawe udatuje, uhagaraye, ba mu bihe byo gusenga, sabana na data, jya imbere ya data, iyufure, iyambure, ikuremo ibintu byose, akajagari kose, fata ibihe. Imana ibahe umugisha. So gusenga byoroshya umutima, hanyuma ijambo ry'Imana rikagenga imitekerereze yawe, rikagenga uko utekereza. Sinzi namwe niba mumeze nkanjye, ariko kuva igihe nahereye numva ijambo ry'Imana, ngahereza umutima wanjye n'amatwi yanjye n'ubugingo bwanjye kumva ijambo ry'Imana, nkirekura nkakira, ngatangira kujya mu bihe byiza byo gusenga, my thinking capacity has changed. Imitekerereze yanjye, ubushobozi bwanjye bwo gutekereza bwarashiftinze, imyumvire yanjye ku bintu yarashiftinze, imirebere, imijudgingire y'ibintu byanjye yarashiftinze, yavuye hano hafi. So sometimes mbona abantu bari kurwana, bashize, bakubitanye, ngo ngo this and that, nkavuga ni okay fine, but I know what God's word say. Ngo ngo Peter ngo hate me, ngo yamvuze, ngavuga ibi nibi, ngaragenda abwira uyu ngo ko nakoze ibi nibi, ngo ko nitwaye gutya na gutya. Why did you do that? So align yourself with the word of God, then uzajya usanga ibyo bintu nta muntu ufite no kubivuga. Ijambo ry'Imana iyo rigeze mu muntu usanzwe uryemerera kubzobinga ibindi bitekerezo bidahura n'ijambo ry'Imana. My friend, let me tell you this. I'm telling you, taste it, try it, like 2 months, 2 weeks, 2 months, 1 year, whatever. You will see change, you will see move. Utwo tuntu two bakubwira ngo ngo bambwiye, ngo bamvuze nabi, ngo ndababara, ngo none ngo nanjye ngo ndabiretse. Okay. So ibyo bintu ntacyo bibwiye Imana, ntacyo bitwaye Imana, ni inyungu zawe gustayinga ugakorera cyangwa se ukagendera mu gakiza Imana yaguhaye. It's up to you, ni inyungu zawe. Si Imana yaduhaye iby'agaciro byose, so ni ibyacu kugira ngo tubigenderemo. So niwishinga amagambo y'abantu ngo ngo ntake y'abama, ngo nibanyitaho, ngo bari abantu dusengana, ngo mbona nta n'urukundo bagira. So did you fill your heart the word of God? Then utangira kubona ko abantu batagukunda koko. Oh, the problem is whatever, I don't know. Yeah. So iyo ijambo ry'Imana ritangiye kuba ubuzima bw'umuntu, ritari theory mu buzima bwacu. Sometimes I don't know, but sometimes nyaninya yuko tuzano tukumva ijambo ry'Imana tukaba excited, tukumva Imana ari kubwiriza neza yazamutse mu bicu, ariko hanyuma yaho nibigira ikintu bidukoraho mu buzima bwacu bwa buri munsi bitewe n'iki. We were excited, but we didn't take the word of God as lifestyle. I fear
So work out your salvation. So ni inshingano zawe, Imana icyo yakoze yaragikoze. It's up to us. So niwumva ijambo ry'Imana ukumva urashaka kuryumva, urashaka kwizera ubutumwa bwiza, icyo ubutumwa bwiza buvuga, it's up to you kugira ngo bihindure ubuzima bwawe. So, nutabishaka ntabwo Imana izagutsindagira, ntabwo ari ibiboga byashaje, ntabwo ari ibiboga byabuze ababirya. Agakiza, ubuntu bw'Imana, ijambo ry'Imana, it's up to you to allow the word of God to change you. Kandi it's your profit, ni inyungu zawe. It's the benefit for you, ntabwo ari inyungu z'Imana. Icyo Imana ifitemo inyungu yamaze kugikora, ni ukuguha agakiza, yaragatanze, yarakarekuye. So ikindi nshaka kubabwira cya gatatu, walk in community, Act 2:42-47. Ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa 2:42-47, gukunda guterana n'abera. Work in the community. So iki ngiki rero nacyo kidufasha gusohoza agakiza kacu. Iyo ubana na bene data, reka tubanze dusome. Aravuga ngo ndasoma umurongo umwe gusa, ndi kubona n'iminota igiye, tugiye guhita dusoza. Aravuga ngo bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Basangiraga ijambo ry'Imana, barasengaga, bakabwirana ibyuzuye umutima, bagasangira amashimwe. Imana ishimwe cyane kubera ko bateranye. Iyo turi hamwe dusangira amashimwe ya bene data, turasangira ibyo Imana iri gukora muri twebwe, tugatega amatwi ijambo ry'Imana, tukumva ibyo intumwa n'abahanuzi batubwira, tugakura, tukaba umwe. Ntabwo ushobora gukura mu by'umwuka wenyine, bisaba ko duhura nka bene data, nk'abera, tugahurira kumanyagura imitsima. Si reka nkubwire, hari mwene data umwe hano dusengana yitwa Peter, yigeze kubura kuri online, I think ari na hano kuri iyi platform, yigeze kubura nk'iminsi mikeya, nk'ibyumweru nka bingahe. Nyuma yaho aranyandikira, arambwira ati pastor, I'm lost, ahantu mugeze sinshobora kubumva, ndikumva ndi kure, birasaba kwirukanka nkagera iyo mugeze. So now icyo nshaka kubabwira ni iki, so you cannot grow on yourself. So bisaba yuko tuba hamwe nk'abana b'Imana, tukamanyagurira imitsima hamwe. Akariza kaza akatubwira ijambo ry'Imana, akatubwira ukuntu we have to work out our salvation. Ejo Peter kaza akatubwira ukuntu tugomba gusabana na data, undi akaza akatubwira twese tugasangira. Kandi iyo abantu bahura gusangira no kumanyagura no gusengana, nta amatiku ashobora kuva. No, never. Ijambo ry'Imana rimaze kubuzura, kandi amatiku aravaye, ijambo ry'Imana ryamaze gufata intebe mu mitima yacu. So rero watch out, kuko ntabwo ushobora gukura cyangwa se gusohoza iby'agakiza wenyine, bisaba yuko ubana na community. Imana itugirire neza cyane. So buri wese yungura undi, buri wese yakira undi. Imana ishimwe cyane. So reka mbabwire aka kantu, iyo turi hamwe buri muntu wese agenda supporting undi. Ariko kandi ntabwo reka sinkoreshe nk'urugero, reka nkoreshe wenda nk'ikiganza n'ikirenge. Ikiganza ntabwo gishobora kubwira wenda ikirenge ngo ntabwo uri kwandika neza. Ikiganza nacyo ntabwo ikirenge cyabwira ikiganza ngo ntabwo uri kwandika neza, nta nubwo ikiganza cyabwira ikirenge ngo ntabwo uri kugenda neza. So niko n'umubiri wa Kristo, niko abana b'Imana, niko ingingo za Kristo dukwiriye kumera. When we work out our salvation, ntabwo dukwiriye kubaho muri blame, wakoze iki, wowe kuki udakora ibi ngibi, wowe kuki wavuze ibi ngibi. No, ahubwo duhuzwa no kumanyagura no gusenga. Imana ishimwe cyane. Niba hari mwene data urwaye, tukamusengera. Niba hari mwene data ufite ikibazo ku mutima, tukamufasha mu mwuka mwiza, mu buntu bw'Imana, mu rukundo. Niba hari mwene data wambaye ubusa, tukamwambika, tutamuvuze.
That's how we work out our salvation. Ubuntu bw'Imana bwatuzuye tukabusharinga. That's how we work out our salvation. Tugakunda bene data, tugakunda nabo hanze, tukabereka urukundo, nitubashihure, nitubabwira wewe kuki wagize gutya. See, sometimes muri community nyine hari utuntu tubamo, you know, ariko nyine ntago tugomba kumera gutyo nk'abana b'Imana. Paulo yigeze kubaza abantu arabwira ati ariko impaka muri mwebwe ziva he? Arangije aravuga ngo byose ni ibyanyu. Ni muri aba Paulo, ni muri aba Kefa, ni muri aba Apolo cyangwa undi muntu wari we wese, ahubwo muri aba Kristo, kuko Kristo nawe n'uw'Imana. Imana ishimwe cyane. So he kugira umuntu wo muri twebwe rero wumva arusha undi ngo ngo nje I can preach 2 months, you know, I can preach 1 year without stop. So utangire kumva yuko you are superior. No, we are all children of God, and everything is ours. That's how we work out our salvation. Now, muri working out our salvation hazamo superiority, inferiority, you know. Ahubwo mbonereho nanababwire bamwe muri twebwe mutinya mbahereza gatuti mugatinya ngo ngo urumva ngo runaka ngamaze icyumweru ngabwiriza ngo nta kintu mfite navuga. Why? Aha, ni muhamwe hamwe ndumushumba wanyu nje mbabwiriramo. Je nzajya mboneramo opportunity, nzajya nkacishamo mbabwire. Kubera iki? Ngwino tubwire ibyo Umwuka Wera yagushize ku mutima. Ngwino dusangize ubuzima wakiri. Cyetse niba nta buzima wakiri, cyetse niba hari ikintu kibura, nacyo twagisengera. Tumaze kubona yuko when we are work out our salvation as a community, as children of God, as a body of Christ, turasengerana, tumanyagura imitsima. Niba ushonje mu buryo bw'umwuka tubwire, tubanze tuguhereze, cyangwa niba ibyo twavuze ubitaragufashije nawe tubwire ibyo wumva maze turebe aho duhera. We gutangira kuvuga ngo ngo nje nzaza ngo peace ngo niwe babwirije ngo Kariza ngo ni umfasha ngo ngo nje, ntabwo uri uwa runaka, uri uwa Kristo. Cyetse niba Kristo tuvuga hano afite ukuntu yicagaguyemo ibice, niba Kristo hano twaramudividinze tukagenda tumucagaguramo ibice, Fred akaba afite agace ke, Gerard akaba afite agace ke, Ishimwe Claude akaba afite agace ke, Honor akaba afite agace ke, noneho buri wese akajyaza hano akavuga agace kiwe. Buri muntu ufite umufana w'agace Yesu, umuntu ufite umufana w'igice Yesu yahaye runaka akaba ari uhajya kumva. Hano ntabwo twaba turi fellowship, twaba turi groups. So, you know, iyo myumvire nk'abana b'Imana bamenye ubutumwa bwiza, bakiriye agakiza. Work out your salvation, remove those nonsense in your mind, start to work out your salvation. Utangire ugenda nk'umwana w'Imana, sengera mwene so niba ataragera ku kigero cyo gukura nk'icyo uriho, musengere, muzamurane, tumanyagura imitsima, dusengerane, dufatane ibiganza, tubane mu mahoro mu izina rya Yesu. Work out your salvation. Love your neighbor. Ibice muri mwe kandi mwaramenye ubutumwa bwiza agakiza, mugafite muhanura, mwerekwa, mufite impano z'Imana. Bivahe abantu twamenye agakiza. I don't understand impamvu muri churches, mu churches, different churches haba harimo ngo ngo duhagaranye ngo ku murongo w'imbere, ngo da understanding amaraso yenye ngo yanjye naye ngo nibihura. Come on, what kind of that salvation you are working out? I don't understand those nonsense. So sinifuza yuko bene data turi hano twese twakiriye ubutumwa bwiza, twamenye ubutumwa bwiza, dutangira kwitwara gutyo. Kandi tugomba walking out, tugomba kugendera, tugomba kubaha impano y'agakiza twahawe. Kandi mbibutse yuko nta muntu wahawe agakiza kenshi ngo nuko utazajya wumva ndi kuvuga byinshi, ndi kubwiriza iminsi myinshi ngo wumve ngo nahawe agakiza ngo kenshi ngo noneho ngo wahaye gatoya ngo kuko ashobora kuvuga iminota 15. No sense. That's no sense. So open your mind.
and let Holy Spirit work out in us. Nje nta nubwo nzi ukuntu ibi bintu bije, aho nta nubwo nari nabiteguye. Twari turi kwiganira kuri community, ukuntu twese dukurira hamwe iyo turi hamwe, iyo turi gathered together. So ariko rero bene data, ibyo byose nyine hari igihe biba biriho, cyangwa se hari n'igihe utabuzi abantu bishobora guturuka, ariko ibyo byose mubyirinde mu izina rya Yesu. Ikiganza ntago cyabwira ikirenge ngo wowe kuri kugenda nabi, kuko ikiganza ntago kiri bushobore kugenda. So reka twemerane, reka dushigikirane, reka dusengerane, reka tumanyagura imitsima hamwe as a community, as children of God. Let us work out our salvation, love each other, support each other. Niba umuntu apostinze twese tumusapotinge, tuvuge tuti wow, kandi ntugapfe kugendera mu cyuka. Twanarize tunarebe niba hari bitagenda neza, dukosore mwene data tumufashe gukurira hamwe nk'urugingo rumwe muri twebwe. Apana ibintu byo guca in box ngo you know Freddy, ngo I don't like the way you speak. Mubwire mu rukundo, yes, ushobora kuba wenda atabijyanye ku murongo neza, ariko mu rukundo dufashanye dukurire hamwe. Let us work out our salvation. Ntabwo ibi bintu ari intambara, umuriro. Come on. So practice obedience and good works. So James 2:17, Yakobo 2:17, ni ingingo ya 4 nandi nshaka kuvuga tugahita dusenga. Kwitoza kubaha Imana kandi dukora imirimo myiza, nayo iri muri work out our salvation, uko dusoza agakiza kacu. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene da, uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya iminsi yose, maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko nimumuhe iby'umubiri ukennye? Byavura iki? Ariko uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yavuga ati wehoho ufite kwizera, njyewe mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe nkwereke imirimo, nanjye kutagira imirimo nanjye nkwereke kwizera kwanjye kugaragazwa imirimo yanjye. Hano turabona yuko imirimo atariyo ibanza, ariko umuntu yo yizeye akora imirimo, ya mirimo Imana yaturemeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigendere. Mayo nakomeje n'emphasizing. Reka twihute dusoze aka 5 nashaka kuvugaho, depend on the Holy Spirit. Abaroma 8:11, kwishingikiriza ku Mwuka Wera. When we are working out our salvation, we depend on on the Holy Spirit. Kwishingikiriza ku Mwuka Wera, tukemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, ntituyoborwe na theories na systems n'ibiki byose n'ibintu abantu bashize hari, ahubwo tukemera Umwuka Wera agakorera muri twebwe. Imana ishimwe cyane. So itorero riba rigomba kuyoborwa n'Umwuka Wera, rikababwamo n'Umwuka Wera, kandi rikumvira Umwuka Wera. Imana ishimwe. Ariko niba Umwuka we yazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'Umwuka wayo uba muri mwe. So icyo Umwuka Wera akora muri twebwe rero, niwe utwemeza, aratwigisha, aratuvugurura cyangwa se dusubizamo imbaraga ahantu nyine sometimes we are not understanding the things. He renews, aduhereza imbaraga. Uyu Mwuka Wera rero dufite ni ingwate. So yabaye aduhaye ejo yakavuzeho, I think ejo. So kuko dutegereje imibiri yacu ko izahindurwa misha. So niko na John yanditse, aravuga ngo turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurahishuru, ariko icyo tuzi nuko niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo ufite ibyo byiringiro wiboneze nk'uko aboneye. Yiboneza gute? Aba mu ijambo ry'Imana, aba mu gusenga, guterana na bene data, yumva ijambo ry'Imana, amanyagura imitsima, kandi ari bamarigendera. Imana ishimwe cyane. So ikindi, when we are working out our salvation,
persevere through struggles cyangwa se persecutions. Dusohoza agakiza twahawe twihanganira n'ibitugerageza. Reka mbabwire ngo ibigeragezo ni igice kimwe kigaragaza umukristo ukuze cyangwa se wihangana nyine. Mwisi Yesu nawe yarabivuze ngo muzabona ibigerageza n'ibindi bintu bitandukanye, ariko muhumure nanesheje isi. Imana ishimwe cyane. So why we must work out our salvation? No kubera iki tugomba gusohoza agakiza kacu. Icyambere, agakiza ni ubutunzi bw'agaciro, natangiye mbibabwira. Icya kabiri, isi ikeneye Kristo uri muri wowe nanjye. Imana ishimwe cyane. So agakiza kawe gafitanye isano n'umuhamagaro wawe. Timoteyo wa 2:1 aravuga ngo yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo bitewe nuko yabigambiriye ubwayo no ku buntu bwayo. Twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. So rero akagakiza kacu gafitanye isano n'umuhamagaro. So yaraduhamagaye rero. Imana ishimwe cyane. Filipi 3:12 suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ngo ahari mfata icyo Kristo Yesu yampatiye. Ikindi cyanyuma nshaka kugira ngo tuvugeho, Kristo ari hafi kugaruka. Imana ishimwe cyane. Muri kubona bene data bari kuba persecuted, ariko nyine Kristo n'ubundi azaza se azaza ahindura imibiri icishijwe bugufi, ipfa, isaza, ibora, aduhe imibiri misha imeze nk'iwe. Imana himbazwe cyane. So rero niturwana, reka dusoze tuvuga tuti niturwana no gukorera agakiza, ahubwo dukorera mu gakiza. Nicyo kintu cyanyuma nababwira. Kristo wadukijije niwe udukomeza, kandi niwe uzarangiza umurimo yatangiye muri twebwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. So icyo nzi neza rwose ntashidikanya, niko Paulo yandikiye Abafilipi 1:6 aravuga ngo icyo nzi neza ntashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwebwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Ikindi mbasabira ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubona uko muba bataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Tuvuge tuti amen, amen, amen. We don't work for our salvation, we work out for our salvation. Kandi Kristo watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni nawe uzawusohoza. Dushimira Imana. Dushyiraho mikrofone zacu ababishoboye, dushimira Imana. Reko shatazalamante vele koza brano shatazabranade mareko shalabo reko shalada mareko shalama. Mwami ndasezera kugira ngo mwami umwuka wera akunze we are all brotherly. We have triumphed. Bless you. Amen. God bless you, Pastor. You are blessing. You are blessing. You are blessing. Keep going in it. Amen. Man shimwe cyane. Pastor urumugisha
reka twese abegere telefone zacu dufungure mikorofone dusabire tumubwire ngo ni umugisha. Imana iguhe umugisha. Ni umugisha. Umugisha. umugisha umugisha. umugisha Umugisha. Ya pastor umugisha utwigishije neza cyane. Walk out our salvation. Ntabwo turwanira gukorera agakiza ahubwo dukorera mu gakiza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe rero ko kari available ku muntu wese wumva ukuri kw'ijambo ry'Imana akaryakira aba yakiriye salvation. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Kandi rwose dukomeje no gusengera abera bose kugira ngo mu nce zitandukanye barimo bakira amahoro, protection y'Imana ibabeho, persecution zihagarare mu izina rya Yesu. Ya mwese mwateranye rero muri umugisha, mwakoze gusigara aha ngaha, ntimudusige twenyine, mukaba mwemeye gusozanya natwe amateraniro. Ni ukuri ndabishimiye cyane, ndabishimiye cyane. Imana ishimwe. Mbababwiye ngo n'ijuru rya bishimiye, kandi abana b'Imana n'ubundi bahora bishimiwe n'Imana, ntabwo ijya ibarakarira na rimwe. So muhora mwishimiwe, mwarahezagiwe, muri umugisha rwose, namwe mukomeze munezerwe, mwinjoyinge byibura ibyishimo Jesus afite kuba abafite nk'abana be, bibatere namwe guhora mwishimye iteka ryose. Amen. So rero reka ntatinze nakira umuntu ushaka gushima Imana, nimba hari nazamura ikiganza mwakire. Mu gihe nyimutegereje reka ngende nshima Imana. Ndashima Imana, ndashima Imana ko ari nziza. Shimye Imana kubw'agakiza kayo yampereye ubuntu. Shimye Imana kubwa manifestation z'ibiturimo nyine biba manifested inyuma. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Mu cyumweru cyashize nari ndwaye, ndarwara. Kuwa gatandatu turi gusenga turi mu materaniro, Beta arambaza ngo umeze gute? Ndamubwira ngo I am suffering, nyine mubwira uko bimeze. Arambwira ngo I remove every pain in your body in the name of Jesus. Ashyiraho ikiganza kinini kuri WhatsApp, nyine mbona nyine ni ikiganza kindiho. Ndavuga ngo amen. Ahita avuga ngo confess your healing from now beyond the shadow of doubt. Nyine atangiye confessinga healing yanjye. Ndabwiza ukuri ko twarangije amateraniro namaze gukira for sure. Nahise nkira, ntago nongeye kumva mbabara. Ni ukuri nahise nkira pe. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane ko ntakibabara, narakize. Imana ishimwe. Ndashima Imana ku bw'ano materaniro y'uyu munsi ko dukomeje kumva ibintu byiza hano muri fellowship yacu, no mu gishoboye cyane. Ngashima Imana ku bw'igihugu cy'u Rwanda, ko Imana ikomeje kuduhereza amahoro. Ni ukuri nabyo no mu gishoboye. Imana yo mu ijuru ishimwe. Reka Peace Montana nawe yazamuye ikiganza, sinzi nimba yari yibeshye, ariko reka mwakire. Montana, microphone yawe yari ifunguye ariko tutari kukumva. Ntabwo tukumva pe, ntabwo tukumva rwose. Ubwo uraza gukoresha chat box wandika ishimwe ryawe, turisome. Reka n'umwanya wanjye n'ahangaha urangiriye, reka nakire Emma adusoreze amateraniro yacu. Murakoze. Aleluya. Aho murimo kunyumva? Cyangwa Yego, umwanya turi kukumva. warangiye? Oya vuga nta kibazo. Nakoresheje device ijya inyuzura byatari rimwe na rimwe.
ariko aho pashimye Imana ko yararwaye ko yakize mpita nibuka ko nanjye nakize kandi atari nabyo nari ngiye gushimira Imana, ariko nanjye ndashima Imana ko nakize ejo bundi nari narwaye narembye, ariko ngira abarwaza mwuka byara ubwo abari bafite bari gutuma unapfa utaranamenya ko utanarwaye. Agiye kumva turi muri ambulance numve mari kuvuga mu ndimi ese hariya tugiye hehe bundi bigenze bite, ariko ndashima Imana ko nakize. Nari nafashwe n'umutwe mba amaraso menshi mba imyuna yanga gushira bigirinda kugera aho tujya kwa muganga, ahubwo numva n'imbaraga zinshizemo kubera ukuntu amaraso yari yaje ari menshi yanze guhagarara neza turinda tugera kwa muganga. Ariko ndashima Imana ko nahise nkira, narinze kugera kwa muganga hashize nk'amasaha makeya numva ndi mutaraga turataha rwose, turataha turi gushima Imana, tunyura n'ahantu mu karesitora tubanza gukubita icyo kunywa n'icyo kurya turataha nyine ndi muzima. Ndashima Imana ku bw'agakiza twaherewe muri Kristo Yesu. Sinzi Imana yarimo kwigisha maze nibuka umuntu nigeze kubwira uburyo ki niba byaragenze bite, sinzi umuntu nigeze kubwira uwo muntu nuko namwibagiwe ndamushaka ngo ndebe ibintu nigeze kumubwira uburyo cy'agakiza gatakara. Ndavuga nti ego ko nagakiza gutakarebye neza katakara rwose agakiza, kubera bitewe n'ibirimbo twumvaga nyine byo mu madini ngo ugenzure uburyo utwaye agakiza gushobora kubuhetsa ngo byuga umwana yaragiye kera. Mubwira uburyo cy'agakiza no kugata bishoboka ntuzongeye no kukabona burundu. Ntihatwarumvaga agakiza ari nk'ikintu nyine umuntu afata nk'igikarito nyine kigatoha cyangwa kigashwanyagurika nyine ubwo kikaba kiragiye. Simbizi uburyo nyine ukuntu idini ryari ryaratubwiye agakiza, ukumva ubuntu ngo ni agakiza ngo umuntu yarakijijwe, ariko agakiza afite ukibaza ko ngo nahawe agakiza ngo ngiye munyabyaha nahawe agakiza, kumva agakiza ni nk'ikintu nyine cy'urukarito wahawe kizatoha cyangwa umuntu ashobora kwiba cyangwa ushobora kurambika ahantu runaka nk'igikarito, kuko nyine nk'aka box nk'uko Mana yabivugaga ari box, ukumva ni nk'ikintu nyine warambika ahantu runaka ukaba urambitse hasi ukagira ibyo wikorera ukagaruka gutoragura ako gakiza, ariko ako ntabwo ari agakiza. Ndashima Kristo ko twamenye agakiza kari Yesu Kristo. Kristo ni ahantu wamurambika kugira ngo ukomeze gahunda zawe, ngo nurangiza ngo ugaruke. Hari abantu bujya bari gutongana ugatumva nafasha agakiza hasi nkaza nkakwereka ikibazo kumva uwo Kristo uramukura ukamushyira. Nuko nyine bataba basobanukiwe what is salvation, ariko umuntu amaze kumenya salvation icyari cyo nubwo yatekereza ntabwo yagira iyo mindset imeze gutyo. Ndashima Imana ko namenye agakiza. Umuntu wenda cyamushakisha nimubona nzamubwira ubutumwa bwiza, nuko azavuga ati kandi uguje kwihinduka ari wowe wabimbwiye, ariko ndabizi ko Kristo ari we Kristo niwe ufasha abantu kugira ngo bamenye. Umwuka wera niwe umenyesha abantu ibya Kristo, ntabwo ngiye mfite imbaraga zabibabwira, ariko ndabizi neza ko umunsi nzabwira abantu agakiza bazamenya icyari cyo. Abantu bari bafite mindset nk'iyanjye bumva ko ari urukarito nyine warambika ahantu isaha n'isaha, babimenye ko agakiza ari Kristo. Imana ishimwe cyane, murakoze. urakoze Peace Montana. Amen. Emma nari namwakiriye ngahita dusoreza. Amen. Ntabwo turavuga byinshi. Peace umaze gutanga ubutumwa ikira babyita testimony, nashaho mikore abari budusengera dusoze nahejo saa 12:30 muri umugisha. Pasiteri uri umugisha na Hope, mwakoze cyane kutuyobora neza kandi turabakunda cyane. Yego Peace Montana. Amen. Data mu izina rya Yesu turagushimye, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, urukundo wadukunze twebwe abari kurimbuka rukatuma utwoherereza umwana wawe w'ikinege kuza kudupfira ku musaraba, ahinduka icyaha ku bwacu, akikorera ibyaha byacu, agahinduka icyaha akitwa ikivume kuko yari amanitswe ku giti, kugira ngo twebwe tubashe kuronka akagakiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Data kubw'impano nziza washize mu bana bawe yo kukumenyekanisha ahantu hose, nk'uko ijambo ryawe ritubwira neza mu Baroma 1:6, ubutumwa bwiza ntabwo budukoze isoni Kristo. Gushimiye impano nziza washyize muri mpano ku buryo ayo mwanya amaze kutubwira ijambo
ijambo ry'ubuzima nanone abana bawe bakaba bongeye kumva ijambo ry'ubuzima nanone bakaba bongeye kugira mwami imitekerereze ihindutse muri wowe gushimiye ku bwa hope wafashije akayobora amateraniro abantu badufashije muri praise and worship ngushimiye ku bw'ubuzima bwabo data gushimiye ku bwa buri muntu wese wateranye uyu munsi wateranye uyu mugoroba ni umugisha kandi reka ibyo twigiye hano hantu dukomeze tumenye duhishurirwe kuko ijambo ryawe ryavuze neza ngo abantu bawe bazize kutamenya ubwenge reka twebwe ntitube muri abo ngabo ahubwo ubwenge kuko twamenye Kristo kandi akaba yaraduhindukiye ubwenge bukomeze busage muri twebwe kandi ibyo twigira hano biba ari ibyo kudufasha ubwacu ndetse na bene data abandi bataramenya ubutumwa bwiza hose kugira ngo aho tuzagera data umucyo wawe uri muri twebwe uzarase kandi umurike tutaranavuga kugira ngo nibumve amagambo tuvuga data ijambo ryawe rikabagera ku mitima nabo bazizere bahabwa akagakiza tuvuga Kristo ndagushimiye rero kubw'uyu mugoroba mwiza ngushimiye mwami gahunda zose waduhaye uyu munsi ngushimiye abana bawe bagiye kujya mu mirimo itandukanye bagiye gukora ibindi byose bitandukanye reka ijambo ryawe riba ari ryo mwami nkomezi babera muri byose abagiye kuryama nabwo muri iri joro ndasenze cyane kugira ngo ijambo ryawe mwami abe ryo bibwira amanywa na nijoro ijambo ryawe ririkave mu mitima yabo kuko ijambo ryawe data ari ryo ryera kandi ari ryo riruta ibindi byose muri Kristo Yesu turagushimye data ngaho icyubahiro n'ikibi cya mu ijoro no mu isi n'ejo turacyakomeje twiga kandi dukomeza gukura turushaho gukura uko bwije n'uko bukeye kugira ngo tugere ku kigero gishyitse ry'igihagararo cya Yesu Kristo byose mbisabye Imana data mbyizeye mu izina ry'umwana wawe ikunda Yesu Kristo kandi asenze data nongeye gusengera bene data bihugu bitandukanye birimo persecution abana bawe data bera bose mwami muri isi ndabasengeye mwami hari abari kubabazwa bitewe n'ubutumwa bwiza n'ijambo bamenye ndasenze cyane kugira ngo data utanga amahoro mwami amahoro yawe data agere kuri abo ngabo ibihugu mwami wabamize intambara z'urudaca data nazo zihagarare kuko ubutumwa bwiza buri kuba inkomi kubwo intambara zigiye zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye reka Kristo wumve gutaka kwabo mwami aho bagutakira hose aho bari hose kuko Kristo nawe wababereye ibyiringiro kandi niwe ho bizeyeho ubutabazi icyubahiro n'ikibi cya mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu urakoze amen 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 peace urumva Amen, amen. ubuntu bw'umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese n'abene data bose data bose niwe bidashira muri umugisha na hejo kandi turabakunda cyane Ako sha second service mwarayigurishije Ibizamini byahumuye. n'ubundi rega ntago ari y'abahinde niyo bake Anselme na Peace bataye umurimo nibagaruke ku gikumba. Anselme na Peace bataye umurimo rwose wabona bahetse ingobyi umwana yarigendeye Ariko abantu baduteye ubwoba we. mutangire musenge service ya kabiri